Ndi nimba igenda uko bishaka. Nyine njyewe nzaririmba gute? Nyine wowe umuganda. Oya kasukuru mbyo byahuye man. Shiraho nawe nese wanzanye mbwira ngo kanze mweke siyo. Umva mwanjye amashaka irindi zina ryanjye. Nyine ndabizi. Hano harimo Bruce Melody ntabwo mashaka ngiye gukora ibintu byateza ikibazo. Ngaho none umbwira ko turi muri wangu nyine. Yuhu! Mbwira ko turi uririmbe tuvange no ball. High five mzee. Yeah. Yuhu! Urabanga high five mzee bitaraga ngo yihi! Oya nasoro mutwabivugira rimwe. Nyine we might beat arabidufashamo. Nyine. High five mzee. Yeah. Niza nanjye numveho. Bayavuga ngo ntiza kurukundo. Se wapi man kusurukundo man bajama bose baba bari mu rukundo nyine ntiza. Bundi tite hano kwanza ntiza. Nyine kubita kakarofureni bakimwijwe. Ntiza nanjye uri mpanje gutira iki? Ntiza nanjye ningeri wanje numveho. Sugugu ni nkakorari. Kurire mango. Ntiza nyine man ngiye ngurushe. Ntiza nanjye ndumuntu. Oya. Niza nanjye numveho. Niza nanjye numveho. Nzakwishyura. Uhituzamu. Niza nanjye numveho. Nyine nkawe umuntu uzamu. Niza nanjye numveho. Nyine ugahita ukubita mu kakoro kawe. Sayi ng'inanga. Ngaho ugakubita mu nguni. Niza nanjye numveho. High five mzee. Igoma none ndagasa. No kubitero. Oya, igosera fira nanjye. Oya. Niza nanjye numveho. Niza nanjye numveho. Burumva aho watumana. Niza nanjye numveho. Ase please waritse kuvanga man. Hakorerwa man. Abasara be Mr Kagame ngiye buri gihe bari kungora kabisa. Mara tugenze Niza nanjye numveho. Aho ni sawa. Niza nanjye numveho. Niza nanjye numveho. Ngirira imbabazi nzabikwishyura. Oya ntabyo. Ngirira imbabazi nanjye. Ngirira imbabazi. Fateho. Ngirira imbabazi numveho. Niza nanjye numveho. Ngirira imbabazi numveho. Reka no musaza duhaka agakiki twumve ko kubitamo agakiki. Niza nanjye apubera nirekeye birahura nabyumvise. Birahura nabyo ntabwo tujye kubitera. Hanyuma wowe ibitero byaba byanditse gute? Nibigeze batere aho numva nakuno wakavanga mo nyine. Nibigeze batereta. Nyine bandi bajama bose nyine. Nibigeze batereta. Aha. Twagiye kubitero byanje sasa. Okay. High five mzee. Yeah. Nabwo nabyimikino. Sinyicurika icupa. Nyine nyine mane sisi gucurika ibidisi sasa ukuzimiza nyine ntabwo bazashona. Ariko niba shona mwana menye kuzabyisobanurira. Shinga mepoto mwana. Yiwe. Shinga mepoto. Nashinga mepoto mwana muto. Ngiye kwe manje ngiye muri modu tuyikora ariko mu gusobanura umenye kuzirwariza. Nje nari bingenza byirwanaho man genda. Okay. Shinga mepoto mwana muto. Byose na mikino. Oya ndapfuru twatse nk'umwana muto nashinga mepoto nabyemekeno. Hey five muzee twaje ngaha karufu. Niza nanjye numveho. Ngirira imbabazi umpeho. Oya nagari mukombe. Nanjye sinyitereta. Sinigeze batereta. High five muzee. Napfuru utwo twatsi nk'umwana muto nabyinga mipoto ntabyimikino. Iyi ni hiti. Muze bayicana mu minsi mikuru y'abanyeshuri yayo hose. Wallahi. Bisi kabisa man. Ugiye gukuzaho fresh yanjye wallahi. Oya fresh se nawe irako. Wayitonde. Uzakora video? Nzakora video. Ahubwo twagiye.
tubifurije umunsi mwiza abakurikiranye BJ TV nkuko mubizi rero buri munsi no masaha tuba turi mu kiganiro Showbiz Live aho tuba kumwe n'abastari benshi cyane batandukanye kuri uno munsi rero nkuko mubizi buri wa gatatu tuba turi kumwe n'umuhanzi by'umwihariko ufite indirimbo nshyashya yasohoye muri kino cyumweru cyose rero kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu turi uno munsi indirimbo yitwa Ntiza ya Mr Kagame imaze gukora amabara akomeye cyane ifite views zirenga 200,000 mu gihe izindi usanga bitakunda kuba byoroshye cyane muri studio za BJ TV turi kumwe na Mr Kagame Nindamuka memutse ni muzabimbaze nimemukira uyu muntu ni mubimbaze ni mubimbaze bimbaze ni mubimbaze ni mubimbaze ni mubimbaze yerere 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 high five mzee umeze man fresh kabisa man akose koko mbona we corona na lockdown nta kintu byagutwaye nukubera umutekano w'igihugu andi makuru ha cha fresh sana kabisa ibintu bimeze neza umuntu nyine abaragira gutya kabashyize umuzigo hanze namwe mukavuga ati namwe appreciate inze nyine tukavuga natwe reka dutezemo tuze mutwakire hanyuma Mr Kagame hashize iminsi hawerukaga indirimbo na Gisa cy'inganzo ariko ntabwo ari ugikora cyane bimeze gute nyine narindi kubatekera tu kubatekera ndi ara mu kikoni nabwenda reka ubwibyo narintetse bihire kanze bizane hanyuma nibwo nanjye nahise nyivuga ati reka batize tu wambaye fresh na sana aza kwerekana bareba inkweto kuntu meze ijyanye n'agashati ipantaro byose hanyuma impamvu nyamukuru twaguhamagaye n'abakurikiye BJ TV mwakomeje kubibaza cyane hari indirimbo maze imisohoye yitwa Ntiza akaba indirimbo abantu benshi bavuze amagambo menshi atandukanye by'umwihariko bavuga yuko irimo amagambo abantu bisa yuko zasoni nka nyirayo wayanditse iriya ndirimbo igitekerezo cyaje gute cyo kuyikora ese wari ugamije kijya kuyikora iriya ni indirimbo ngiye bwanjye niyandikiye ni story natekereje niba nakuri abatipe sibyo muri iki gihe batakigenza ibintu gahoro so igamije kubakebura no kubigisha singomwa nyine ngo batakigenza ibintu gahoro mu biki nyine mu gutereta nyine babumva ko babona umukobwa nyine bagahita bavuga ati ide yari yawe ide ni yanjye indirimbo ni yanjye ninjye wayiyandikiye ndandika hanyuma nibwo kubwira Bruce Melody nambwa waza ukamfasha gutya na gutya nawe ntiyanyifungaho aranyemerera nk'umuntu wanjye hanyuma tujyana studio and then turangije tukora nyine yego twatemi lockdown yego indirimbo wayikoreze ryari mwagiye ryari mwayikoze gute naga ari ibintu byatari twebwe indirimbo twayikoze hakiri kare mbere yuko dutangira lockdown tuya Tanzania turayshootinga ahubwo nuko amashusho yamaze gukorwa neza ari uko twageze muri lockdown kuko twayikoreye hari muri Tanzania nyine video audio twayikoreye hano mu Rwanda kuri Medbeat hanyuma video tujya Tanzania dukorera muri Tanzania uriya mukobwa twakoresheje no muri Tanzania hanyuma urambaye neza by the way na amafaranga cyane naga ibintu umva ntago ruvango ni ibintu byizana hanyuma ubwo ngubwo uri wadukoreye video na umunyatanzania n'uri usanzwe gukorera Diamond akora hari muri Tanzania n'ubundi ababyinnyi nabo muri Tanzania nukuvuga ngo byose byari ku ikofi yanjye kabisa kuko noneho na hari location twakoreye naho muri Tanzania nyine naho Diamond n'ubundi asanzwe akorera muri rusange ibintu bano muri ya ndirimbo Diamond arimo nuko atagaragara ariko umve ngo twagerageje gukora ikintu kiza kugira ngo umuziki wacu nyarwanda ube watera imbere ugere ku rundi rwego nkuko indirimbo yari nziza iravugwa nizere ko ibyo ngibyo byiteguye amagambo menshi atanye kuvuga kuri ndirimbo naho dukurikiye none ahangaha nabizi yuko bamaze kumva bimwe mu byaje bivugwaho icyambere nuko kuba ifite amagambo atari meza amagambo bivuga yuko harimo ibikozasoni byinshi cyangwa se ibishegu bitamyere mu muco nyarwanda by'umwihariko ku bahanzi nk'amwe wabibonye mbere na mbere nabibonye cyo nta kibazo kiri mu bundi abantu baravuga munsi ku wundi sibyo ntago wabuza abantu kuvuga kuko twaririmbye muri korali bakavuga tugakora ibiki byose bakavuga nukuvuga ngo ntago wabuza abantu kuvuga ni handi we nk'umuhanzi ukora ibyo ushinzwe sibyo ugakora ibihangano byawe ukuvuga amagambo ajimije n'amagambo ajimije kuko nkanjye nk'umartiste niho ngaragariza ubuhanga bwanjye niho ugaragariza ubuhanga bwawe ariko turibaza noneho nkawe wagaragaje ubwo buhanga igitekerezo cyo kuririmba indirimbo yitwa Ntiza byaje gute kugira ngo nudukurikiye wenda ushaka kuba afite ko yumva ibisobanuro byawe amenye wenda uko indirimbo imeze
ubundi igitekerezo cya Ntiza ni ngiye wakizaniye kuko indirimbo ni yanjye, ni ngiye wayandikiye, turayikora tujya muri studio turarecordinga, turara amajoro, turara tudasinziriye kugira ngo turikodinga, hanyuma iyo maze gukorwa ndayaploadinga, je ni ngiye wabyikoreye ubwanjye, indirimbo ni yanjye, sibyo? Kandi n'abantu bagumiza kuvuga ngo naririmbye no kubwakera kuko inganzo tuyikura kuri basogokuru. Bari barizimye cyane. Hanyuma ijambo Ntiza bagutiza iki? Ariko gutiza nyine ni ijambo ry'ikinyarwanda rwose, gutiza sinzi nta muntu utabyumva. Inshatse kugaragaza iki inkuru inkuru ubundi story wawe ukuntu yubatse, ni umusore nyine budashaka kugenza ibintu gakeya, noneho we agashaka nyine kuba yaza gatira nyine uyena gutereta umukobwa. Okay. Ibisobanuro bya Mr Kagame ni ngibyo ku ndirimbo yitwa Ntiza, iri mu ndirimbo zikunzwe cyane muri no minsi, ariko turagira ngo nkuko bisanzwe muri BJ TV ntago tujya dufata inkuru y'uruhande rumwe. Umurayikora mukazigendera abakunzi banyu, ariko tukazibona kandi gutekereza uko tubishaka biremewe. Reka bitunguranye we ntabwo ari ubyitega, ariko kugira tubasha kumva icyo abakuru babitekerezaho, dufite ku murongo wa telefone muze muri Larike akarigije urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura ndetse no gusigasira umuco nyarwanda. Turi mufite ku murongo wa telefone none ahangaha mu kiganiro Showbiz Live ndetse na Mr Kagame tugiye kumwakira. Yego ari ku murongo none ahangaha tuvuga. Tugaha ikaze mubyeyi, mwatangira twibwira ndetse mukanatubwira mu by'ukuri icyo nk'ubuyobozi bw'umwihariko muri Larike uko mwakiye indirimbo yitwa Ntiza ya Mr Kagame. Turi kumwe none ahangaha muri studio. Alo Nikosha, alo. Yego tugaha ikaze ni kuri BJ TV, turi kumwe na Mr Kagame. Mwari mwatangaje yuko indirimbo yitwa Ntiza idakwiye kuba yumvwa rwose kuko irimo amagambo ashobora kuba habanye kure ndetse kure cyane n'umuco nyarwanda. Turi kumwe na Kagame n'ikimwe mubwiye none ahangaha. Niko Kaga? Yego. Kuko bura washatse kwerekana itisha irandirimbo koko nk'umuntu w'urubyiruko igihugu ko kibakunda abahanzi tubashyigikiye, bura washatse kwerekana iki koko mu ndirimbo nk'iriya koko Kagame kuri umusore mwiza koko Mr Kaga koko bura washatse gutanga iyi message ko ahanini bundi ngiye nari amagambo singe wayanditse ni Bruce Melody wayashizemo arayandika, hanyuma ngiye natanze igitekerezo mu gati twakora indirimbo yenda ijyanye no gushishikariza urubyiruko kujya dukora umuganda yenda kwa gatandatu hanyuma w'ukwezi. Hanyuma nawe Medibi turamuzi nyine afunga umutwe nako nyine kumwumvisha ibintu ntibyoroshye, ubwo ngubwo bareba urabizi nyine nawe nk'umuntu mukuru ababiri bishumwe pe. Nasakaga koko ubwo nk'iri handirimbo amagambo yose arimo ngo gushinga ipoto koko warishingaga he? Nanjye binyobere pe kuko ubundi ahanini iryo jambo ubundi ryaturutse kuri Bruce Melody. Medibi baravuze ngo yigongo byajyana bashyiramo, ubwo rero iyo ndirimbo yanjye yo kuvuga ngo dushishikarize urubyiruko bugenzi banjye gukora umuganda, nibwo nandi kuvuga ati yenda twari yo turirimba Bruce Melody aravuga ngo ntiyatwika. Nyuma yo kuvuga ngo yenda ntiyatwika nanjye ndavuga ati nta kundi koko ntiyatwika. Hanyuma se urayikuraho kuko ntago umva ko ari amakosa wowe? Nta makosa rwose mwanambabarira, ahubwo ngenda abwira Bruce Melody ajye muri Tanzania agenda abwire ko none se nta kuntu mwayikuraho koko. Ndabyumva ni byiza ko wemera yuko ari amakosa, nta kuntu mwayikuraho koko sha. Ndabwira Bruce Melody n'ubundi niwe nyirabayaza Karame. Iyo ndirimbo koko utwatsi n'iki sha? Nanjye binyobere kuko aho urayikuraho. Yego ndasaba Bruce Melody n'ubundi niwe nyirabayazana ajye muri Tanzania kuko ngiye password nta nubwo nkizibuka, niwe babishyizeho byose. Kandi nanababuje navuga ati byibuza ira video niyo bashyira audio gusa, video batagaragaje n'ura mukobwa, ariko byose bibimfabusa nyine barantiranira ari babiri, nanibwo icyo nakora nyine nanjye. Niko Kaga Karame rwose mu gihe mubonye ubushobozi igihugu kibaye umutekano kibaye amahirwe yo gukora mukubona amafaranga, ukaba ufata amafaranga ngaho ukajya mu bihugu by'abaturanyi ukajya gushaka ukuntu wakora ibintu byiza. Yego ntabwo tubyanze, ariko kora ibintu byiza bitanga na message. Gufata amafaranga mukashyira mu bintu bijya kurinda urubyiruko, bijya kubaganisha mu nzira mbi, ntabwo ari byiza pe. Yego burase nk'amafaranga menshi bamwarakizamo koko mu bintu nka biriya. Ahanini nta nubwo ari n'amafaranga yanjye ku giti cyanye n'inguzanyo, naye naguje navuga yenda mbanze ngire level nakoreraho, ako ntagara yanjye pe ni inguzanyo. Kaga Karame Kaga rwose natwe twishimiye ko wumvishe ko ari amakosa, twizere ko rwose bitazongera pe. Nkatwe nk'abantu bakuru twabigaye, igihugu cyayigaye rwose pe. Ndabumva cyane nkamwe mudukuriye rwose ntago tuzongera.
ngaho rero ibyo minisiteri bishinzwe itangaza ngibyo Mr Kagame atangaza. Hanyuma reka dusoze kuko amasaha yadufashe ibiganiro byabaye birebire, ariko ibageza kugira ngo tubaze dusobanukirwe kuko tumenye ngo uruhande rumwe rubyumva gute urundi rurabyumva gute. Reka Mr Kagame uduhe ijambo ryanyu mutumwe ugenera abahanzi by'umwihariko ni icyo bakwiye gukora mu bijyanye no kwandika imyandikire yanyu, ni gute ukwiye kuba iri mu murongo mu by'ukuri nk'uko minisiteri ibishinzwe imaze kubitangaza kuko nawe byemeye ko hari n'amakosa amwe n'amwe. Reka twizere ko atazasubira kandi n'ubwo butumwa ahereza ku bafana bawe ndetse by'umwihariko ku mishinga yawe mishyashya. Nuko bashimira Akoze cyane rero Mr Kagame ngo twatukuye muri studio za BJTV tuganisha Showbiz Live, nyine twaje afatireka amashimire ikiganiro Showbiz Live nakagaruka.